Genda gumaho nkumva ari ibintu bisanzwe, ariko muri uko kumva ari ibintu bisanzwe numvaga yuko niyakiriye. Hari ubuzima tugeramo tukiyakira, hari ubuzima ugeramo kiyakira ukavuga ati nubundi kwambara impuzu shasha si ibyanje, nzajya nambara izo bankuriye. Hari ubuzima ugeramo kiyakira ukavuga ati nubundi sinzabaho, nubundi nzapfa, byarangiye. Nanjye narageze aho ndiyakira ndavuga ati byarangiye, nta butabazi bundi nabona, byararangiye, nzabaho ubuzima bwanjye bwose muri iki kibanza. Barangije bazana isini iriho inyama mbisi, baravuga ngo nibyo tugiye kurya. Bazana n'ibirahuri, bazana ijyaga basukamwe, ibirahuri basukamwe amaraso. Baratubwira ngo tugiye kubinywa. Nagiye kureba mu maso ya wa mukobwa ndebe ko nawe yagize ubwoba, sanga ya shusho yarafise y'ubumuntu yamuvuyeho, ahubwo asigaye afise amenya ne gusa. Ndagira ubwoba, ngira ubwoba bwishi. Arangije afata za nyama atangira kuzirya, afata n'amaraso arayanywa. Nye numva ndagize ubwoba bwishi. Arangije arafata ikirahuri ngaze kunywesha. Amaze kugifata ngaze kunywesha, jewe ndagikubita kigwa hasi kirameneka. Kimaze kumeneka baravuga ngo nahungabanyije umutekano wabo. Barafata banjana mu nzu nini itagira umuryango, bakunyuza mu idirisha ukaja muri iyo nzu, aho ngo bajya bahanira abantu bakoze amakosa. Barangije banyuza mu idirisha ngera muri iyo nzu, baravuga ngo tuwoya aho ngo banyije umutekano wacu, muraza kumukubita inkoni 100 zose zirangire. Barangije shuti zanjye izo nkoni 100 barazinkubita zirarangira. Iri jambo twasomye ryavuga ngo Uwiteka arica agakiza ashira ikuzimu kandi akanakurayo. Rero ntago nagiye kubwo imbaraga za Satani, nabisobanuye neza. Hari abagenda mu buryo butandukanye, hari abagenda mu mubiri, ari nabo bagenda ibitekerezo byabo. Niyo mpamvu besha ajya yavuga ngo ikuzimu ngo bujya harabaho, ariko iri jambo rivuga ngo ashira ikuzimu akanakurayo. Ni ukuvuga ngo ryabayeho mbere y'igihe, ntago ryabaye hari uko navuyeyo. Beshi baratekereza akavuga ngo ntibyabaho, ibi bintu nibibaho cyangwa se umva nkubwire. Iyo turimo gutanga ubuhamya ntituba dushaka ngo mwese mubyemere cyangwa se ngo bigire iki. Ndibuka igihe kimwe hari umwami yatangiye agwanya Dawidi, akazamuhungira ahantu henshi. Uwo mwami Imana imuteza kugira iki, kujya agiye gushakisha Dawidi. Arangije amugeze imbere atangira gupfugishwa n'Imana avuga kuri Dawidi n'ubundi. Arangije ahanura avanamwe imyenda yose arayijugunya yose, ahanura yambaye ubusa. Irivuga ngo ahanura aramenye, ahanura atakiwe na kimwe yambaye. Arahanura avuga ibintu bikomeye kuri Dawidi, ariko yajeje guhanura ntiyemejwe n'ikintu, ntiyemejwe ko ari Imana ibimukoresheje. Yaravuze ati Imana irakuvuzeho ibyo ariko nzakumena. Mu yandi magambo hari abatazabemera, bumva nyine kari ibintu byaho. Ntango dushinga intaye kugira ngo twemeze abantu bose. Abiga bariga bagakuramo ibyaho, kandi nta n'impamvu yo kuvuga ngo ubuhamya bwose ubufata ubwibikemo. Hoya nturi nyirabwo, ahubwo we fatamo ikintu kiri bugufashe, aba ari cyo ushira muri wowe. Icyo wumva kitari bugufashe ukihorere, nibyo ku buzima bwawe bizagutunga. Ariko umuntu ashinga intaye akavuga ati nagwaye sida byagenze uku, ariko ntatubwire iyo yari yarayanduriye. Mu yandi magambo bisaka ushinga intaye uhereye mu mizi kugira ngo n'abandi bumve ubuzima wabayemwo. Ndashima Imana kuko iki gihengezemwo beshi basigaye bampiga bakavuga ati bafise intahe, barashaka mbigisha ukuntu bo bitondekesha ku murongo, ukuntu bo bivuga ibyo bokuramo. Mu yandi magambo mu ntahe ibintu twabonye byose si ngombwa ngo byose bivuge, harimo ibyo tutaba tuvuze bitewe n'impamvu. Ariko icyo gihe genda guma muri ubwo buzima, numva yuko birangiye. Bamaze kunkubita izo nkoni sinabashaga kugenda, haje uwundi mudayimoni agenda ankoraho kugira ngo mbashe gukira. Narakize ntangira kugenda by'ukuri, numva nagaruye utubaraga. Maze kugaruye utubaraga, icyakurikiyeho bahise bavuga ati rero uyu ntago yabaho mu isi atayizi neza ukuntu imeze. Reka tuzakora iki? Reka tuzamufate tutangire kumutembereza kugira azabeho mu isi azi ukuntu imeze. Baratangiye kuntembereza. Icyo gihe twabanje kugera ku nzu twavuga ngo ni inzu ndangamuco ya gishitani cyangwa se ni inzu ndangamico y'abadayimoni. Nkuko twavuga ati inzu ndangamico y'abami by'abami biba byarahozeho kera, nabo bazabagira nk'izo inzu twokwita rero ngo ni inzu ndangamico ya gishitani cyangwa se y'abadayimoni. Rero tugeze imbere y'iyo nzu, yari inzu nini cyane gose cyane, ukareba ntubona ahantu irangirira. Ndangije sanga imbere y'iyo nzu hari igishushanyo nka kiriya tuza tuvuga ngo Bikira Mariya ateruye Yesu.
noneho nkibonye ndahahamuka ndavuga ati none iki niki, barambwira ngo uyu niwo bita Semiramis ateruye Nimurode. Bamaze kumumbwira ati ni Semiramis ateruye Nimurode, ndavuga ngo none se ahantu turi buhinjire mu buhe buryo? Numva nagize ubwoba bwishi. Kubera iki? Ibyo bambwiye icyo uko nari nkisanze siko nari ndakize. Nari nzi uko ari Bikira Mariya ateruye Yesu, nabo barambwira ngo ni Semiramis ateruye Nimurode. Barambwira ati rero mu kwinjiramo ugomba kuba Semiramis na Nimurode. Barangije banyigisha ukuntu ndi bububahe. Barambwira ngo urikoraho uvuge ngo aha nta kibazo, naha nta kibazo, naha nta kibazo, kibazo kiri mu mutima. Urangije ugaca bugufi, urangije ugahita winjira muri iyo nzu. Ari nayo mpamvu beshi barayobye inzira, barimo kwikubita imbere ibishushanyo, kandi biri tubwira ngo ntituzikubita imbere ibishushanyo. Kubera iki? Nta kindi nta shusho n'ikintu na kimwe mu isi isa n'iy'Imana. Abandi baravuga ngo icyo gishushanyo beshi bikubita imbere ahantu baza bagendera mu nzira kandi bakayoberwa guhindukira hakiri kare. Icyo gishushanyo haba ku murango, haba mu ijoro, haba ryari, bakibwira ngo mwaramutse, kandi no kuvuga ngo nta mwiri wibayo. Gute mwikubita imbere umuntu yapfuye atakiriho kandi hari uwapfuye arangije akazuka? Gute wakwikubita imbere umuntu yabuze imbaraga zo kuzuka? Izo mbaraga we yaguha yarananiwe no kwizuka no kuzuka, yabasha kuzikura he? Abandi bagakora iki? Abandi bakabyikubita imbere bavuga ngo ni umubyeyi wabo bakurikiye. Umva nkubwire, ibyo ngibyo ni inzira mbi mwahisemwo kunyuramwo, inzira yanzira inyuramwo abantu benshi, ariko mwari mukwiye guhindura mind zanyu mugahitamwe inzira nziza, mugasoma ibyanditswe neza, mugahitamwe inzira nziza. Umva mbabwiye, uwo mubyeyi wanyu mwikubita imbere ari mwisi nta kamera zari zihari ngo mwahisemo umufoto, ahubwo mwebwe muri kubita imbere Semiramis na Nimurode, mukavuga ngo murimo ni Bikira Mariya ateruye Yesu kandi ari Semiramis ateruye Nimurode. Aya mateka mu gitabo cy'Itangiriro yo wasomye neza ugenda ubona amakuru ya Semiramis na Nimurode, ukagenda uyabona uko byatangiye. Ubundi Semiramis na Nimurode nabo babizihiza ku munsi mukuru wabo, babizihiza itariki 25 itariki 25 z'ukwezi kwa 12, nkuko hano ku isi bazavuga ngo bizihize Noel. Ubundi Noel bazabizihiza nibyo kuyizihiza, ntago nje kuyikuraho, ariko beshi bazi ngo niho Yesu Kristo yavukiye cyangwa byagenze uko. Ntago ari byo, ahubwo ni iriya tariki yari y'abantu kera babayeho, babaga barimo kwizihiza ibyo bejeje, imyaka bejeje. Rero bagahita bavuga ati, barareba rero muri Bibiliya bakavuga ati none se bariya ko bizihiza imana zabo, bavuga ngo ni imana zituma beza, ni imana zituma babyara, ni imana zituma baronka imvura. Natwe reka tubihindure, Yesu Kristo tuzajye tugira kuri iyi tariki bizabe nk'itariki izi ababaza bizihiza, ariko ntago ariyo tariki Yesu yavuke cyangwa iki, ntago ariko bimeze. Beshi babijamo ariko batazi ubusobanuro bwabyo. Ndangije ndaguma aho ngaho, noneho duhita tuva tugeze muri iyo nzu. Nasanze muri iyo nzu hagiye hari amafoto amanitse hejuru, ariko nkasangamo n'abantu inzi kandi bakiriho hano ku isi batari bapfa. Ndangije ndamubaza ndavuga ati none se kubera iki aba bantu bamanitse hano? Arambwira ngo iyo uri kwisuga gukora icyaha, ifoto yawe tuyimanuramwe muri iki kibanza kugira ngo mudayimoni nazaza gukoresha ikindi cyaha azadugire mu ifoto yawe. Mva nkubwiye, nibyo urabaho mu ntege nke, ariko zamuharanira kwiyeza. Ariko bitari ibyo, amafoto yanyu abadayimoni barayafite, bazabakoresha ibintu bashaka byose, bazabakoresha ibyo bashaka ku buzima bwawe bwose, nibyo nyene uzajya ukora. Ariko nibyo gerageza usaba imbaraga Imana, uze wirinda icyaha n'igisa, uharanire guca bugufi. Burya hari umuntu atajya aca bugufi ngo yisubireho, ariko uzamuca bugufi mwisubireho, muvuga ati Mana ahantu nakosheje, mureke gukomanaza imitima, mumenye ko mwakosheje. Bibiliya iravuga ngo uwita umukiranutsi azababesheye Imana. Rero icyo gihe ndagumaho, tuva muri iyo nzu. Tumaze kuyivamwo batangira kuntembereza mu nganda, cyangwa se zo twakwita factory zitandukanye. Muri uko kuntembereza mu nganda ntibyari byoroshe na gatoya. Baratangiye baranjyana mu ruganda rwa mbere, sanga barimo kuzana impinja bamena umutwe bavanamo ubwonko bakoramwe amavuta. Numva mpavuye mamutse cyane, nagize ubwoba bwishi. Banjyana ahandi hantu ku nyanja, dusanga aho umudamu hano hepfo ateye nk'ikinyanja, hano hepfo ateye nk'urufi.
barangije barambwira ati uyu mudamu nuwo bita Mayimuna, iyo uruvuye kwisuje gushaka ubutunzi naha niwe mugeraho akakubaza ibintu by'ushaka, niwe ugeraho hano akakubaza ibintu ibyo yifuza, nibyo ugomba kugira iki, nibyo ugomba kuzokora. Noneho je mitangumaho, maze kugumaho ngaho bamaze kumusobanurira neza. Burya abantu bagenda bagikuzimu bose ntabwo baba bagize iki, ntabwo bagera ikuzimu neza ibwina bwaho. Impamvu batagerayo, ubonye ibintu bikoregwayo ukabona n'abantu barimo kwicwa urupfu, ukabona nabo bari kurya, wovuga ati bya bintu byanyu ndabiretse. Nukuvuga ngo bagera kuri uwo Mayimuna bakavugana, bakumva biroroshe, bakagira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko shuti zanjye ntabwo biba bisanzwe habe na gatoya. Ndangije ndagumaho ngaho, maze kugumaho baranjana ku wundi, barambwira ngo yitwa Diane. Uwo Diane ashinzwe kwakira abajene kuva ku myaka 25 gusubira hasi, niwe abasha kubakira wenyene. Barambwira ati bagiye kumushira kugira ngo ntangire gukora, banjyana kuri uwo Diane kugira ngo azatangire kunkoresha. Abaranjana ndamugezeho, aravuga ngo kugira ngo dutangire gukorana nawe ikintu usabwa nukubanza kugira iki, nzabanza ngende kurahira kuwo bita ngo n'umwami w'abami. Banjyanye kurahirira muri etage ya muri etage y'124 aba ariyo nzajya kurahiriramwo. Iyo etage nagombaga kurahiriramwo ntago byari byoroshe kugerayo. Nabashije kugera muri iyo etage, maze kuyigeramwo sanga Rusufa, maze kumubona ntago byari byoroshe na gato. Maze kumubona twahujeje amaso, arangije aravuga ati none se uyu muntu ko yamanukanye izindi mbaraga, mu mujyana atangire gukora, azagaruka kurahira izo mbaraga zarashize. Izo mbaraga bavuze ngo nzasubira kurahira zarashize. Ndavuga ati reka ngende gutangira gukora. Ushobora kuvuga ngo ese Satani wasanze aboshe cyangwa wasanze afite amahembe, sanga wasanze ari ikintu cikiyoko. Umva nkubwiye, biriya nibyo batubwira kugira ngo tugire ubwoba, tugitinye, tumenye ko gikoresha ibibi byose. Ariko nkimubona nasanze ari umugabo ureba ukabona ni umuntu mwiza, ntiwanamenya ko ari waduteza ibyago byose, ibintu byose. Umva nkubwiye, Bibiliya tubwira yuko Satani aremwe muri zahabu, twebwe turemwe mu byondo. Burya twebwe turemwe tubeshejweho n'ibintu bitatu. Icyambere niki, ni umubiri uva mu byondo, ibyo uyu mubiri nawe ukagira iki, tubeshejweho n'ubugingo buva mu iki, buva mu mwemu nayo niyo iva ku Mana. Rero nukuvuga ngo icyo gihe twebwe tukozwe mu bitaka, ariko urebe ukuntu dusa. Satani we rero bitubwira kakozwe mu zahabu. None se ukozwe muri zahabu, natwe dukozwe mu bitaka, gute yohita abaho agira ishusho mbi kandi twebwe dukozwe mu bitaka tugira nziza? Umva nkubwire, ubundi kugira ngo atabwe mu isi avuye mu ijuru, hari amagambo yavuze akomeye. Yavuze ngo agiye kuzafata intebe yiwe ayishyire hejuru y'Imana isumba byose, kugira ngo nawe azitwe isumba byose. Mu yandi magambo, niyo mpamvu Imana yivuga ati icyubahiro cyanjye sinzagiha undi muntu. Mpamvu bivuga burya kugira ngo yitwe Imana cyangwa kugira ngo ikigereho niyo mpamvu ati ntago nzigera nk'iwundi icyubahiro canje. Birangije Satani rero habayeho kugwana. Igihande kimwe kiragwana ku ruhande rwa Rusufari we Satani, ikindi kigwana ku ruhande rw'Imana. Haba n'abandi baravuga ngo twebwe ntitugwana, tuzakurikirana abatsinze. Baragwana, Satani atabwa mu isi, ariko bira ntiyatubwiye yuko yahise yambugwa uko yarasanga byambugwe. Amaze gutabwa mu isi, cya gihande cyanze kugwana gihita gishaka kuja ku ruhande rw'Imana. Mani navuga ati mukurikira abandi, mwebwe muri indyarya. Ariho no mwikanisa hazabaho abantu b'indyarya, ugasengera mu rushengero baba batangiye kwitangisha ngo dukore ibi, kaboha kwefye ukajya hano kagaruka genzagaruka ikintu barakiguze bigenza uko. Reka kuza kuba indyarya, abo muri kumwe mube kumwe, cyangwa ejo ukagwanya umuntu umwe neje ukagwanya uwundi kandi ubereka ko bose muri kumwe. Zohita mvuga ati kinda cyanze ikinda cemeye, ariko mwe mu y'indyarya iziba hagati ku buzima bwanyu izihava. Ndangije je ndagumaho,
hariho n'ikinyoma abantu bazabavuga nge ntazangenderaho. Hari ukuntu bazabavuga ngo Satani Yesu yamanutse kuzimu ngafata Satani baragwana ngaramunyukanyuka ngamwambura ifunguzo. Umva nkubwire zamvuga ngo ni kinyoma cyambaye ubusa ntekereje n'imbaraga z'umugabo yitwa Yesu. Ahubwo nza nkunda kubivuga neza. Satani yabonye Yesu amanutse, amaze kumubona amanutse yibuka imbaraga ziri muri we, arangije atifunguruza ariruka, ariko ntibari kugwana. Iyo bagwana yari guhita mwica, iyo bagwana yari guhita mwica bikarangira. Ndangije je ndagumaho, maze kugumaho ngaho banjana rero kugira ngo ntangire gukora. Muri uko gutangira gukora nagombaga gukora mu nganda zitandukanye. Uwo nguwo uwo Diana ampereza ibyo nzakora, ashira mu ruganda rukora imyenda. Bazaga banzanira imyenda mizima, nge nkagenda nyicaho mu mavi. Ni yayindure umuntu yicara ukagira ngo yakoze impanuka na moto, ukareba ivi riravuye mu ipantaro. Ndangije nge nkagenda nyicaho mu mavi. Shuti bene data rubyiruko, ubundi iyi myenda bambara myinshi hari imwe mu babara yishizemo. Nibyo muravuga ngo ikintu cyose tugisengeye kiba cyamaze guta agaciro. Ibyo bashizemo biba byamaze guta agaciro. Ariko naho wasengera ikintu uragenda amavi ari hejuru, uragenda ibitugu biri hejuru, imipira irakebaguye, ubu nimwe kugwana n'iki? Hari ibintu sigendeba muri iyi minsi bikasetsa. Gasanga umuntu n'umukobwa yafashe yambaye ibintu biteye isoni, yifata selfie, yafashe amaposteri yabo ukuntu ameze, arangije agahita yandika kuri stati yiwe ngo ubuntu bwawe burampagije. Ese ni ubuntu bw'Imana buguhagije cyangwa ni ubwa Satani bundi wise ubuntu buguhagije? Cyangwa se agafata akambara mini gera hehese, arangije agashyira kuri stati agahita avuga ngo ntago ari njye ukiriho, ngo ni Kristo ari muri ngewe. Urimo kutubesha cyane, urimo kutubesha. Uwo Kristo ntago ariho. Nge nkagumaho, muri uko kugumaho ngaho ntangira gukora iyo myenda. Ariko mu gutangira kuyikora banyambitse necklace ku kuguru kwanje kw'ibumoso. Necklace ni ukuvuga ngo ni intuza ni ishinete ku kuguru kwanje kw'ibumoso. Mu kunyambika iyo necklace yari yasobanuraga intuza, yasobanuraga umuryango ninjiyemo, ko ari umuryango twambaraga necklace ku maguru. Noneho maze kwambara iyo necklace byabaye ngombwa yuko ntangira gukora. Banzaniye amapantaro nkagenda nyacaho, n'imipira ntangira kuyicaho, nkagenda nyicaho byose nyene. Noneho muri uko kuyicaho bazaga bambwira ngo nakoze neza, barashimira. Muri uko kushimira bazaga bampemba inkoni 20, bankubita inkoni 20, bivuze yuko ngo nakoze neza. Shuti zanjye, mureke dukorera Imana by'ukuri, tureke gukurikira izindi nyungu, tureke gukurikira ibindi bitagira ikimazi. Shuti zanjye, dukurikira Imana. Satani uramukorera ariko nta cyiza yigera guhemba, nta cyiza umubonana, ahubwo akwica urupfu rubi. Nibyo nzankunda kuvuga ngo Satani yakwikoreje aranagutengatikisha, mu yandi magambo arakwikoreza akaguha n'ibindi utwara mu ntoki. Rero izo myenda mu nyuma natangiye kuza nkora inkweto zidasa cyangwa se ibirato bidasa, ntangira kubikora. Kandi biza ku isi, kandi ugasanga nibyo bizimbye. Aho usanga umujene asigaye afite ipantaro nzima, akavuga ati ayo kugura iriya pantaro yacitse ntayo fise, reka nzaciyanje nzima. Harangije akabigendamwo, akavuga ngo nibyo ngo Imana ngo ntizirebe iby'inyuma ireba ibi. Umva nkubwire, reka duhitemwe by'ukuri dukurikiriye Imana, dukurikire Imana, tugendere mu byanditswe. Imana ntigibe isirimu, ntigibe iki. Mu yandi magambo biri tuga nguko yahozeho kera n'uyu munsi ni kwari. Wowe ni mwebwe muhinduka nk'abantu, mwebwe muhinduka nk'abantu mugahindura byinshi. Ariko Imana wo mu ijuru ntago ijya igira ikintu na kimwe ihindura. Uko yahozeho kera n'uyu munsi ni kwiri, ntago izibasha guhindura ikintu na kimwe. Ngenda gumaho bamaze kugira iki gutangira gukora ibyo byose. Ukuntu byazanagwa ku isi, byazaga ku isi isaha ya 10 ku wa gatanu byabaga bije. Hari abazaga mu mubiri babyambaye baje gukora publicité, urebe ko bya bintu bigezweho, nawe uzatangire kubigenderamwo, nawe uzatangire kubijyaho ico gihe. Ndangije ndagumaho ngaho, numvaga ubuzima bwararangiye, ntago nzagaruka ku isi ukundi. Ubuzima narabwakiriye, aho ngomba kuzaba naho nyine. Ndahura n'ubuzima bukomeye, ariko ico gihe
nkomeza mvuga ati igihe cyaba cyari kuzagera, hari igihe tunyura mu bikomeye ariko tukumva nta n'ikizere twifitiye. Hari aho ugira ikizere ukavuga ati byanga byakunda ubuzima ndimwo buzahinduka, ariko hari naho ubona atakizere cy'ubuzima gihari ukavuga ati ubu nariyakiriye byararangiye. Ndangije ndagumaho. Muri uko kugumaho ngaho bavuga ati rero arimo kudukorera neza, tugiye kuzamuhindurira akazi atangire gukora ibindi. Barangije baranjana ati nzatangire gukora ibindi, bajya kunyigisha byari byerekeranye n'ibyo nzakora. Ndagenda ndatangira kugira iki, batangira kunyigisha. Bamaze kunyigisha tujya mu nama, banyigishije igihe kinini, banyigishije nk'amezi nk'abiri cyangwa 3. Bamaze kunyigisha baranjana mu nama. Ngeze muri iyo nama sanga nta muntu arimo yambaye mubiri, sanga nk'ubukoko bugiye butandukanye. Kimwe kikavuga mu ijwi kirimo gutanga ibitekerezo by'ukuntu bazajya abantu makwisi. Kimwe kikavuga ngo tuzajye tumutuma yambaye mubiri. Inzoka niyigira ijambo rya nyuma irangije iravuga ngo ni mu mutuma kwisi yambaye mubiri, abasenga wa mugabo wo hejuru bazamufatirayo, ntabwo azagaruka hano, ntabwo azagaruka muri iki kibanza ukundi. Barangije bajya inama baravuga ngo bazajya batuma mind zanjye cyangwa se ibitekerezo byanjye ari byo bazajya batuma bantume nko mu byiyumviro, bantume ngende ariko umubiri wanje wawugumane. Ariko nubundi ntibaburaga kumpemba zankuni nababwiye 20. Nguma mbirimwo ndabigumana. Tuvuye mu nama niho nahise mbonera ibintu bikomeye. Nabonye buri kintu cyose aho gisohoze cinjira mu bunywero cyangwa se mu kabari, aho kiza kunywera handitseho iryo zina. Niho nagiye gushishoza mbona inzoka zirinjira ahantu handitseho snack bar, niho zinjira. Nibuka ko snack ari inzoka, nibuka yuko bisobanuye ubunywero bw'inzoka. Nawe uri umwana w'Imana ukagenda ngiye kunywera mu bunywero bw'inzoka kandi uri umwana w'Imana. Gute icapa kirahari kiravuga ati hano ni ubunywero bw'inzoka, wowe uri umwana w'Imana uraje kunywera mu bibanza by'ubunywero bw'inzoka ushaka yiki? Benshi mu bigenderamwe mu kutamenya mukagira ngo ni ibintu byaho bisanzwe. Mva nkubwire, ushobora ko warabigendemo mu kutamenya, ariko naho urafatura yinywa icapa kirahari baranabimenyesheje. Niyo mpamvu hariho benshi bagiye bigana ayo mazina bakayashira ku bubare bwabo, ariko ntibamenye n'ikintu bisobanuye, bakagenda bayigana babyandikaho. Kumba babitanguje kubyandika mbere babaga bashatse kuvuga yuko ari ubunywero bw'inzoka zinyweramwo. Mu yandi magambo ugiye kunyweramwo utabizi baragizeho icyo cyapa, wowe uragura fata ukayinywa kubera iki? N'ubunywero bw'inzoka ariko uza kuyinywa ya nzoka nyiraho ibanje gusomaho rimwe. Benshi bagenda arabagenda bibaye amazina ariko mu kutamenya bakagenda babona barabonye aho byanditse hakomeye, nabo bahise babyiba, kandi bo ababyanditse bari bazi impamvu babyandike n'ubusobanuro bwabyo. Zamureka kugenda mukopera utuzina tumwe. Navuze kuri uwo Mudiyane, niyo mpamvu sigaye mbwira abakristo b'iki gihe mureke kugenda munobera utuzina mwumvanye abapagani n'abandi bose ngo muratwita abana banyu ngo n'utuzina twiza. Bibiliya iragira amazina menshi wokura mu izina cyangwa ugasenga Imana ikakwereka izina, ariko pana kubyara umwana ukahita umwita ikizina utazi n'ubusobanuro bwabyo. Hari izina witwa umwana rikazamugiraho ingaruka mbi kandi ari izina. Mu yandi magambo izina rijya ribasha gukurikira ibyo risobanura ku buzima bw'umwana. Ndangije ndagumaho. Muri uko kugumaho bahise banyambika impeta ku ino ryanjye ry'ibumoso, byasobanura ko mpinduye umuryango. Necklace kuyinyambika byasobanura umuryango ndimwe kugira ngo nitujya duhora tumenyane imiryango yacu. Nawe hano ku isi urabona umudayimoni yaje yambaye necklace kuguru cyangwa se shinete, nawe ugatangira kukambara ku kuguru kavuga ngo bya bintu bigezweho, ntumenye ko ari umuryango winjiye mutabizi. Ndangije ndagumaho. Muri uko kugumaho haje kugera igihe banyambise iyo mpeta kwino, baravuga ngo bagiye kumuha abadayimoni 50, kuzimuho barabita abasirikare 50. Ninge nzajya mbakoresha ibyo bashaka, mu yandi magambo n'abarinzi banjye nkazajya mbatuma ibyo bashaka. Abo bampaye bari basanzwe bakorera muri iki gihugu, babaga ahantu haruguru y'ikiraro cyo kuntahangwa ugirugere ku rushengero, ugirugere ku rushengero rwa Pentecote, iki hejuru haruguru y'ikiraro niho bari basanzwe bakorera. Mu yandi magambo baravuga ngo nanjye nzabayobora ariho dutuye. Barangije turazambuka, bamaze kunyambika iyo mpeta, nge nari umushefu nashubiraga ikuzimu njyanye raporo, bagiye no kumpemba za nkoni 20 nababwiye. Ndangije ndagumaho.
icyo gihe nagombaga kubapanga ukuntu bagomba gukora, ukuntu bagomba gutera amatorero, ukuntu bagomba gutera ama eglise atandukanye, ukuntu bagomba kuyatera. Noneho je ndaguma aho ngaho, ariko numvaga yuko byarangiye. Ngeba nabaherezaga mu rushengero nkabwira ati mwebwe mugende kare mugereyo iteraniro ritaratangira. Bakagenda bicara ku intebe bakayaturaho, intebe yicara haze gukomeza avuga. Iyo yicaraho ni bavuga kuririmba bahaguruke baririmbe ntaze guhaguruka. Iyo yicaraho ni bavuga gukoma amashi ntaze kuyakoma. Umva nkubwiye ntukajye ugwana n'abantu ngo bahaguruke muririmbe. Haba hari izindi mbaraga zamaze kumubohera kuri iriya ntebe, ahubwo basengere bazohagurukira muri izo mbaraga. Kubera iki? Haba hari izindi mbaraga wamaze kwirukana ku buzima bwabo. Wibwira abantu ku ngufu ngo haguruka turirimbane banke guhaguruka, ho yabareka ahubwo ririmba. Burya no kuririmba bizayibasha gutuma imbaraga zihunga. Ririmba bo bwabo uzosanga bamaze guhagurukira rimwe bose. Ariko si ngombwa ko winginga abantu ngo ndakwinginze haguruka turirimbe. Ntago ari byo byari bikwiye. Izo mbaraga zikaba zihari, zigakomeza ziri kuri iyo myanya. Bamaze kuzishiraho bahitaga basohoka, bakavuga ati bamwe babaga bagiye mu rugo bakavuga ati reka tugiraho dusanga mu rugo tubacerereze. Baze kugera ku itorero bacererewe. Abo isaha yo gutangira iteraniro yo yageraga, marayika w'Imana yahitaga akora iki? Yaramanukaga akareba ya saha mwashizo yo gutangiraho amateraniro. Yahitaga yandika abamaze kwinjira mu iteraniro akabandika. Noneho muri uko kubandika yahitaga abumba igitabo agasubira mu ijuru. Ariko iyo marayika w'Uwiteka yamanukaga nta daimoni nimwe yasigara aho ngaho, zose zarasohoka zigahagarara kure. Kubera iki? Amanutse zihari zabasha guhiramwo. Je ndagumaho noneho n'abapanze muri ubwo buryo. Uko babashaga gutera mu buryo butandukanye niko bagenda batera n'abakristo. Noneho iyo mwabanzaga kurangiza iteraniro, muri abariya bacererezaga bahitaga bavuga ati aba twacerereje reka dukure mwabo tuza gutahana kare, amasaha yo gutaha atageze. Marayika garukana n'igitabo kureba barangije iteraniro. Noneho we mu batanga iteraniro nturimwo, no mu barirangiza nturimo. Bahitaga bavuga ngo uri mayibobo mwisi yimwe, uri mayibobo mu batanga iteraniro ntubamwo, mu barirangiza ntubamwo. We wabaga uri mayibobo nta na hamwe ugira wegamiye. Mu yandi magambo, igitabo mu ijuru bafite cyabajya mu materaniro, wowe ntago bagufite muri ico gitabo. Ariko uragenda ukumva urashaka gutaha, ariko nibyo nimba wamaze umara icyumweru cyose urimo gucuruza ukava ku kazi saa 12 gute imbere y'Imana amasaha atageze n'amasaha 5 unanirwa kuba imbere y'Imana ngo ukureho telefone aba ariyo waje gushaka gusa. Ariko ugasanga umuntu yaje gusenga, umuti cyo kimwe kiri mu rusengero kindi kiri mu rugo, afite telefone agumaganira n'abari mu rugo kandi ari mu rusengero. Ijambo ririmwo nta kintu rimubwira, ajye uba watewe, ahubwo jusaba uvuga ati ndaje mu rusengero natewe ntabizi. Beshi murategwa muri ubwo buryo mukumva n'ibintu bisanzwe. Mva nkubwire shuti yanyu, hindura ibitekerezo byanyu. Niyo bugiye mu rusengero, Yesu yigeze kujya ku musozi gusenga ajyanye n'abigishwa we, agarukana agahinda kenshi arababwira ati ntimurushe mutindana nanjye n'isaha imwe. Ico gihe niba uje gushaka Imana, hitamwo ufata umwanya uvuga ati naje gushaka Imana, byose nashize ku ruhande. Ndangije ndagumaho, maze kugumaho ntibyari byoroshe na gatoya. Nagombaga kubohereza, je bari barantoje uko nzajya ntera. Ntabwo nagombaga gutera abakristo bo hasi, burya buri wese afite ibyiciro bimutera. Abapasteri bafite abo bategwa bakomeye nabo barongoye abandi. Je nateraga abapasteri gusa, kubera ko nzi utogenda umuntu w'imbaraga z'Imana umutera uko wiboneye. Namutera ku rurimi akabesha nk'akantu, maze utudaimoni tunde dutoya tukamuboneraho. Ariko ururimi zamurinda, ururimi rwanyu abakozi Imana cyangwa umuntu wese rugerageza kururinda, nigo rubi cyane, nigo ruzarugira iki, nigo ruzarutuma ibintu byose bidabangana ku buzima bwawe. Noneho ugenda gumaho muri abo ngabo harimo bari barampaye bazana modeli cyangwa se fashion z'imyenda itandukanye, bakagira n'ama eglise binjiriramo, bakaza bayambaye kugira ngo bakore publicité. Bareba eglise harimo imbaraga z'Imana nabo bakinjiramo bagaterana n'abandi bose. Ico gihe iyo izo myenda batangiye kuzana, bamwe hari abatangiye kuzana imyenda ugasanga arazana n'urugero, akazana nk'ikanzu ndende cyane hano inyuma ndende, ariko hano imbere ikiriye haruguru y'amavi, cyangwa akazana ikanzu ndende cyane hose itanagarukiye haruguru y'amavi, ariko ifise pasura igeramwo ruguru, ari pasura igera ruguru.
arangije akavuga hari ikuntu baza babivuga abakabibona nabo bakazambara mukagira ngo mwaratanzwe ngo bigezweho, abandi bakambara amakanzu maremare cyane adafise na pasuro ariko ari nk'akayungiro ureba ibyo yambariyeho byose. Abarokore benshi biki gihe bamaze kwereka yuko Imana ari nk'intuza ari idasirimutse, bo bashaka gusirimuka, mbese barabyambara bakagira ngo ni ibintu bisanzwe. Muri uko kubyambara hari ukuntu bazabibeshera, kandi muri abo mu bintu bazanaga harimo abazanaga ibintu bitandukanye, ari ibisuko cyangwa ibintu bisiga kugira ngo bagaragaze ibigezweho. Navuze ngo bakunda kubizana kuwa gatanu saa 10. Noneho natwe abarokore tukabibona tugahita tukavuga ngo Imana agakiza kabamwe imbere ku mubiri nta kibazo, agakiza kabamwe imbere. Umva nkubwire, iyo tugiye kwinjira kwa muganga cyangwa kuri farumasi cyangwa se muri resitora, tugenda twasomye icyapa cyuko tuza gusangamo ibintu byo kujya dufite. Nta muntu arinjira ahantu handitseho icyapa yuko badandariza impuzo ngo yinjiramo ababwire ngo mumpereze ibyo kurya ndye cyangwa ababwire ngo mumpereze ifana, kandi yamaze kubona icyapa yuko ari iduka ry'imyenda. Mu yandi magambo winyisobanuraho umbwire ngo agakiza kabamwe imbere, nzajya asoma icyapa kirimo inyuma nzahita amenyamwe n'ibiri imbere. Benshi rero ari ukuntu bavuga ngo agakiza kabamwe imbere, bamwe bakikora ibintu bitandukanye, bakisiga ibintu bakihindura, bakavuga ngo agakiza kabamwe imbere. Umva nkubwiye, agakiza tukagezwaho ari uko twatsinze uyu mubiri w'inyuma, niho tugera ku gakiza gashitse. Ariko wabashije kwitwara uko ushaka wivuga ngo agakiza kabamwe imbere. Niyo mpamvu inyigisho nyinshi zaje zivuga ngo nta cyaha dukora ngo turabere, ngo twarababariwe, ngo Yesu ku musaraba byose yarabirangije. Umva nkubwire, yarangije ibyo umuntu w'imbere. Niba yarabirangije, natwe umuntu w'inyuma tugomba gushyiraho imbaraga, ntatume dukora ibibi. Niyo mpamvu tugwana n'ibintu bitatu: umubiri n'isi na Satani, nibyo duhanganye nabyo, kandi tugomba kubitsinda. Rero kumbwira ngo Yesu yarangije byose, iyo birangiza aba yarahise gutahana mu ijuru kitahira. Rero nuko uvuga ngo benshi barimo kubigenderamo mu kutamenya. Harabo nabonye bisiga ibintu kuminywa bakavuga ngo ni ibintu bisanzwe. Umva nkubwire, biriya Abisirayeli babyisiga kera babaga ari abadamu bari mu mihango cyangwa abakobwa bari mu bihe byabo mu mihango, bakabyisiga. Bivuze byashaka kuvuga ngo kuba yabyisize ntaze gutumbera aheraho urusengero cyangwa umugabo wiwe ntibaze no kuramukanya. Ariko abiki gihe mwagiye mu mihango idashira, benshi babigenderamo mu kutamenya bakavuga ngo nibyo. Hariho uwiyireba akavuga ngo utu tuntu ndabona tudakwiye, reka ndatwogoshe tuveho. Umva nkubwire, wowe uzajya ubona ko ari byo ukundi twogoshe tuveho, ku ndunduro ya byose uzatangira uvyara abana batadufite, kandi uzagenda wiruka mu bakozi b'Imana ngo bagusengere ngo tuna two bafite, kandi nawe waradukuyeho. Benshi barimo kwitwara ibintu bitandukanye, barimo kwitwara mu buryo butabaho, bakagenda bavuga ngo Imana ngireba mu mutima. Igomba kureba by'ukuri ko ari ibintu utihinduje, igomba kureba by'ukuri ko ari ikintu ko watsinze umubiri ukawutsinda, isi ukayitsinda, na Satani ukamunesha. Nibyo izagomba kureba. Ariko mureke kutubwira ngo agakiza kabamwe imbere, tuzajya tureba ibintu biri ku cyapa byanditseho inyuma, tumenye ibikurimwe mu imbere. Benshi hariho n'ukuntu muri abo ngabo mu mpuzu bazanaga, hari n'impuzu babashaga kuzana hagiye handitseho amagambo atandukanye, amugasanga wanashaka ni n'amagambo y'urukoza soni. Nigeze kujya ahantu sanga muri worship team harimo umukobwa arimo kuririmba yambaye umupira wanditseho ngo ni umusambanyi, arigurisha. Niyo mpamvu sigaye ngira inama abantu, niba uguze umupira utaza ayo magambo ari ikintu asobanuye, reka kwirirwa uwugura. Rero nabandi bambara hashushanyijeho ibintu, amugasanga umuntu ni umurokore ariko agiye kugura umupira urebesha n'amaso yiwe, akagura umupira wanditse ku inzoka kandi ayibona, akavuga ati uyu nguyu niwo mwiza, niwo numva nishimiye. Umva nkubwire, nutegwa n'iriya mpwemu ya kiriya kintu wambaye, ntuzagende kuruhanya abakozi b'Imana ngo bagusengere. Byanga byakunda ibyo ukunda n'ibyo ubona ari byiza, mpwemu yabyo nibyo igukurikira, niyo igenda igutera mu buryo butandukanye. Ndangije ndagumaho, baravuga ngo ndimo kubakorera neza, ahubwo bagiye kumpindurira n'ubundi bangira ukomeye. Nzabe muri bamwe nzajya ntanga n'imbaraga kuba bazabitangwa n'abakozi b'Imana ariko bakoresha imbaraga za Satani. Barambwira ngo ariko mu buzajya uziha hari ahandi bazajya babanza kunyura. Abo ngabo kugira ngo ndazibahe icyambere babanza kujya kuri Nuza, babanza kujya kuri Mayimuna, arangije akagira ibyo ababwira.
mayimuni ye warabaguze ishaka babanza bakakubaza urashaka imbaraga zihoraho cyangwa urashaka iz'imyaka runaka. Benshi bose bavuga ati dushaka izihoraho. Mayimuni ahita akubwira mugasambana mukaryamana, arangije akikora mu myanya yiwe y'ibanga, wowe waje gushaka imbaraga akagushushanya umusaraba mu gahanga. Urangije ukagenda, muri uko kugenda njye wahitaga uza nkaguhereza, harabona babaga bampaye ibintu mbaha, arababaga bashaka impeta cyangwa udutambara cyangwa se mu kiganza, akaba ari byo bashaka gusa. Nukuvuga ngo uwo nahaga baji akayambara, iriya baji yabaga irimo ubushobozi bukomeye cyane. Nukuvuga ngo iriya ayitereye mu ibarabara gusa, imodoka yose ije yagombaga kwikubita hasi. Niyo mpamvu uwo twayihaye akayambara agira ukuboko nk'uku, abantu bose mu rushengero ukabona umurongo mwese mwikubise hasi, mukagira ngo ni imbaraga z'Imana zibakubise hasi, kandi ari imbaraga z'iki zayabage yambaye ku rutoki rwiwe. Abandi tukazishyira mu gatambara, hamwe kazungagiza nk'uku mwese mukikubita hasi, abandi tukabashira mu umuyaga nkuba mu kiganza cyabo, akagukora ukagira ngo ni imbaraga z'Imana, kumbe ni umuyaga nkuba gufashe, urangije ukikubita hasi. Hariho nabo bavuga ngo reka tubahereza amavuta atandukanye. Byo twabashaga kubaha ni byinshi, ariko ngiye kuvuga mwo bike muri ivyo. Ngira mvuge kuri ayo mavuta atatu. Amavuta ya mbere twamuhaga yitwaga kora ibyo mvuze, ayandi yitwaga nkoraho nkukurikire, ayandi yitwaga karondozi. Akagira igihe akababwira ati turabasiga amavuta utazi yo yayakuye, akayabasiga mwese mugatega imitwe. Niyo mpamvu atari umukozi w'Imana wizeye cyangwa uzi by'ukuri aho yavanye ayo mavuta, wigenda utega mu masengero yose ugiye ngo bagusiga amavuta utaza ayariyo. Twe twari tumenyere ko badusiga amavuta batuzamura ku buherezi runaka ariho tuyasigwa. Ariko ubu mugenda mu rusengero amavuta turayabasiga, imivumo irabavaho, amavuta turayabasiga, ibintu byawe biragenda neza, amavuta turayagusiga, abademoni ntibazongera kugutera. Ntago ari ibyo bizabituma tubohoka, nta nubwo ari ibyo bizabitubuza ibitero. Amavuta siyo azatuma ibyo byose. Iki gihe benshi niyo birukira amavuta atabayeyo ntago bigenda uko. Ariko navuze kuri aya atatu, reka ronda yasobanureho ibyo azabasha gukora. Kora ibyo mvuze arayabasiga, gahita avuga n'urugero, ndashaka miliyoni 10. Mwese yasize kora ibyo mvuze, nuyibura uragira iki? Nubura amafaranga utanga uza gusanga wamushiriye telefone yawe nziza wakundaga. Kubera iki? Yagusize kora ibyo mvuze ku buzima bwawe. Icyo avuze cyose muhita mugikora. Kubera iki? Yabasize ayo mavuta yitwa kora ibyo mvuze. Mayindi zanyu ni wazifite, ibyo muvuga byose ni wagomba kugira iki? Ni wagomba icyo avuze nico nyene mugomba gukora. Ayandi ya kabiri nababwiye ngo yitwa karondozi, arayabasiga, arangije agatangira kukuvuga ibintu byawe, nibyo wariye kera akabivuga, nibyo ngira ngo bigire nabyo akabivuga byose. Ari nayo mpamvu abantu basigaye biruka ngo ngiye kureba umuhanuzi kugira ngo andebereyo. Uzogenda ngagiye kukureberayo uri umukobwa cyangwa uri umumama, uzagende hose azahakurebera icyarimwe. Ndangije nkomeza ntanga izo mbaraga muri ubwo buryo. Ariko benshi bagiraga amakondisiyo kuri bo ku buzima bwabo. Hari abatangaga ikimazi cy'umuntu, hariho nabo babwiraga ati tanga igitambo runaka, bagenda babaka ibitambo bitandukanye. Ariko benshi muri bo usanga benshi iyo bamaze gutangira izo ndimi, nahatoba yarigeze kubatizwa, nahatoba yarigeze kugira iki, ariko avanayo indimi zitumvikana nyinshi. Izo ndimi kusenga mu ndimi zitumvikana cyangwa zigize iki, atari z'umwuka wera, n'abadayimoni bazamenya kubivuga. Ariko iconzi indimi zo mu mwuka wera wahawe n'Imana, atari za ndimi barimo kwigisha. Numvise ngo ari indimi babigisha, ariko indimi za mwuka wera. Iyo turimo gusenga mu ndimi, Bibiliya irambwira ngo tuba turimo kuvugana n'Imana bwite, nta dayimoni yabasha kwitambika ririya sengesho. Indimi yo mu mwuka, indimi z'umwuka wera, pana za zindi babigisha. Ndangije ndagumaho muri uko gutanga imbaraga. Noneho ayandi mavuta ari yanavuze yankoraho nkukurikire, babaga baramubwiye ati wowe buri kugira uje ku gatuti uzajya uryamana n'umukobwa, kandi uzahita ujya ku gatuti utigeze uja muri dushe ngo woge. Mu yandi magambo azajya ajya kwigisha avuye gusambana, niho imbaraga ziwo zizabasha gukora cyane. Kandi bakamubwira ati kandi harabo babwira ngo mu kwezi rimwe cyangwa mu ndwi uzajya uryamana n'umukobwa atigeze abonana n'umugabo n'igihe na kimwe. Rero abo ngayo yahitaga basiga ya mavuta yankoraho nkukurikire, akayamusiga, akazamuhigisha ati ndamushaka mpaka asenge. Kumbe yamusize nkoraho nkukurikire kugira ngo aze kubona ukuntu aza kumukoresha ibyaha.
benshi igihe turimwo muri mwo kwirukira mu bintu bidafise kimazi umva nkubwire benshi mwarirutse ahantu henshi muri mwo gushaka babavugeho muri mwo gushaka ubuvugishwa nibyo abavugishwa barahari ariko umuvugishwa yavuye ku Mana itandukanyirizo ubundi umuvugishwa wavuye ku Mana ijambo umuvugishwa risobanuye yuko avuga ibintu Imana ivuga yaba yari kabaye kubihari yaba yari hari nivyo bintavuga cyangwa se afata ibyiyumviro byawe bidafise uko bitondetse akabitondekesha ikindi umuvugishwa ni umuntu wonyuraho ugatuma ku Mana kubera iki imwumva vuba kuruta uko wowe yakumva ariko bo barimo kwirukira kuwo bese agize iki gihe turimwo naho yaba umuririmbyi aririmba afite impano yo kuririmba babonye ko kuvugishwa ari byo bigira iki ari byo birimo akantu arimo kuja kuri podium kuririmba ari agahita avuga ati hano iki kibanza haguruka agasiga guhanuriye kandi ari umuririmbyi kandi impano yo ari yo kuririmba umva mbabwiye impano zose ziri muri twebwe reka tuze tuzisengera utahura impano kurimwe ku buzima bwa ubashe kuyitahura umenye yariyo uyisengere ariko reke kugenda uvanga ibintu ngo kugira ngo bigende uko kugira ngo ubone icyo kugira ngo bigende kuriya beshi muri bo murabona haga imbaraga ntago babashaga gutanga podium zabo ntago babashaga gutanga ubututi ahubwo bagombaga kugaha uwundi muntu akoresha imbaraga zabo ariko mu rusengero niwe wenyine agomba kwigisha nta jambo ry'urufunguruzo niki niwe gusa yigisha mu rusengero gose akazigisha imyaka 10 imyaka irenga 15 canke ingahe ariwe gusa yigisha urushengero buri munsi yazana umushisi akazana wo yizaniye we akoresha izo mbaraga ariko mvuze ngo bamwe muri bo simvuze ngo bose mvuze ngo bamwe muri bo nuko nguko bazaba bikora kandi bamwe muri bo ikindi bafashe ibyubahiro by'Imana byose barabyihereza kubera iki nubundi nta kindi bashaka nibyo byubahiro barabifashe barabyihereza nibya bindi beshi muri bo bamwe muri bo uzasanga agiye kwigisha kuri podium gasanga yatondekesheje abasore nka 4 cyangwa 3 ngo bagende kumucungera mu yandi magambo bamwe muri bo batinya mu rusengero kuruta uko batinya hanze kubera iki mwibarabara muzahura arimo kugenda ari wenyene ariko mu rusengero azashaka bamucungera dero bakabigenderamwo bumva ari ibintu bisanzwe abandi bamwe muri bo iyo bahejeje gusenga baba bafite condition zivuga gute zivuga ngo nurangiza kwigisha cyangwa se nubugiye kwigisha nta muntu numwe muzokorana no muntu kimuzonaramukanya ahubwo wewe uzajuza uhitura kuri podium kugira iki ntihagire n'umuntu numwe gukora kugira ngo imbaraga zikuveho abandi muri bo bakabwira ati uzajya uva kuri podium uhejeje kwigisha uhita ugenda nta muntu numwe muzanasuhuzanya nibya bindi rero usanga hamwe muri bo agiye kurangiza gusenga ababwira ngo dusenge cyane mukaza gufungura amaso musanga umuntu yagiye umva nkubwire izo systeme beshi bakoresha arabazikoresha ari uko babinobeye ahandi none se wowe utinya abantu gute kandi uri umukozi w'Imana gute udatinya abantu ngo munaramukanye naho wawe ufite cyubahiro kimeze gute nubwo baba ari abantu ufite barenga 1000 ntago wabura muri bakeya ngo baramukanye ahubwo kubera condition yagenderaho niyo mpamvu muzofungura amaso ngo mwarimwe gusenga musanga yamaze kugenda kera yagiye sinzi umuntu muri misi yavuze ngo ibigirwamana ntibakibyikubita imbere cyangwa se ngo nta bigirwamana bigihari ngo bikigirwamana gisigaye gihari n'ikigirwamana bavuga ngo daddy nukuvuga ngo bafashe izina rya daddy barimo kuryubaha batazi nuwo barimo kwita daddy uwariwe bafashe barimo kuryubaha cyane kuruta uko bakubaha Imana aho usanga umuntu ari umugore cyangwa se umukobwa atakintu yakora iwawe ariko kwa daddy yagiye gufura yakoze ibi ngarimwo kuva mama ngo nta mavuta ngo barimo gukorera ibintu nk'ibyo mba nkubwire iziri ambaraga izafite nta guzi yo yazivanye nta guzi ibyo arimo gukora iyo yabivanye benshi arabagenda babyitirira ugasanga umuntu n'urugero ngo yarakijijwe yamaze imisa ngaha akejejwe yatangiye gukoreshwa ibitangaza umva nkubwiye ntago urakorerwa deliverance n'umwaka umwe ntago barayigukorera n'amezi 5 nta n'igihe banayigukoreye ariko we ngo watangiye kugira iki mu yandi magambo uba warahinduye systeme ntago uba warahinduye systeme yo gukora nimba warakora ibi ariko wahinduye mu yindi systeme nkuko waba wacuruzaga ibi ugahindura ibindi n'ubundi ariko agumura umucuruzi beshi barimo kubigenderamwe mu kutamenya bagakurikira izo mbaraga ngo barimo gukurikira ibitangaza n'ibiki byose nibyo Imana izikoresha ibitangaza aho n'abantu batari mu mwuka
baza babona igitangaza Imana ikoze bakavuga ngo ni Satani ugikoze. Hoya, n'Imana irakora ibitangaza, n'Imana hari ibyo ikoresha. Ariko ikizakubwira umukozi w'Imana benshi baba baciye bugufi, ntago bafata icubahiro cy'Imana ngo bakiyambure, aba ari bo bacishiraho. Benshi barimo kugenda, barimo kunyura mu bikomeye, barimo kuja mu bitandukanye ngo barashaka amavuta, umuntu akava mu rugo akagenda akavuga ngo narinje umvugeho, umva nkubwira ntago ari byo byari bikwiye. None se uriya muvugisha ushaka arakuzi kuruta uko wiyizi. Wowe wakuyatuyeho ijambo ryiza, Imana ikazaza ije kurisohoza, ariko utirirwa uzenguruka kugira ngo ugire iki, kugira ngo ubashe kugera kuri ibyo. Ubundi hari ukuntu Satani aza akorana n'abadayimoni biwe kugira ngo azakubuze kugera ku bintu byawe. Hari imitego ihari, mu yandi magambo hari ibintu biba biri imbere yawe ku buzima bwawe. Ibyo bintu biba bigutangiriye bisaba yuko uzabasha kugera ku cyo Imana yakuvuzeho. Mu yandi magambo reka ntanga urugero kuri ibi bintu ufite imbere yanjye. Hari ibintu Imana igenda ituvugaho, ariko kugira ngo tuzabigereho tugenda tunyura kuri ibi bikomeye. Ibi bintu bikomeye tugomba kubinyuraho. Benshi rero ukabijyamo gusa ukumva ni ibintu bisanzwe, ukaza ugakizwa, ukaza mu itorero runaka, umaze gukizwa bagatangira kukuvuga, bakavuga ati none se uriya muntu naho yakijijwe ahubwo aje kugusha abantu nta hantu azagera. Iki ngiki ukakihanganira ukikavaho, wagera hano ugahura n'ikindi bagahita bavuga ati uriya nubwo aririmba ntago yigeze akizwa ingeso ziwe mbi, ahubwo aracyabigenderamo. Urangeje iki kikagusitaza, ugahita uvuga ati nigiriye mu yirindi shengero. Iyo uvuye mu rindi shengero ugasubira muri rya rindi, n'ubundi ibyo wahunze ahubwo uhita utangira bundi bushasha. Mu yandi magambo ntago uzigera ugera ku by'Imana yakuvuzeho. Kubera iki? Uguma utangirira azero, uguma wiruka mu mashengero atandukanye, ngiye hariya niho hari Imana. None se kuvaho wirukiye banakuvugaho ni ikihe cyahinduye ubuzima bwawe? Niyo mpamvu umwaka turimo ndimwe gusenga Imana, ndimwe kuyibwira ngo Mana uyu mwaka turimo ntago shaka kuvuga, ahubwo shaka gukora ibyo wavuze. Twaranditse amakaye turuzuza ivy'Imana yatuvuzeho, reka ibanze inkorere ibyo yamvuzeho. Nawe reka ubanze usanga isengesho pana ngimvugeho ngo ndamenya kwinzi. Irakuzi, yakumenye kera ukitaraba urusoro mu nda y'umuvyeyi wawe. Rero nta kibuza kikuzi, ahubwo yibwira ibyo yakuvuzeho ko ibanze ibisohoze. Pana kugenda ejo uragiye hariya n'urugero, umukobwa aragiye hari ukuntu basigaye bahanura muri system ukuntu bakabanza bakakubaza ngo urafite umugabo, gahita uvuga ngo hoya ntawe fite. Arangije akubwira ngo Imana iguhaye umugabo, ariko naho utabura umuhanuzi wabanje iyo Mana ibanza kubaza umuntu itazi ko afite umugabo cyangwa atamufite. Ni Imana imeze gute ibanza kubaza umuntu? Wundi akakubaza ngo urafise akazi, hoya Imana ntibaza ngo uragafise, yakagombye kubimenya yuko atagafise, maze ukamusengera ukavuga ati Imana iguhaye akazi. Ukabaza umuntu ngo hajye warabyaye, ngo Imana ngigiye kuguhereza umwana nimba utari wabyaha. Rero ibyo birimo kugendera mu kutamenya. Harimo abari gutanga ubuhanuzi ukagira ngo nibwo n'Imana ivuze kandi atari yivuze. Mba nkubwire, hari abahanuzi b'imico myinshi itandukanye. Hari abahanura bakoreshejwe imbaraga z'abadayimoni, hariho n'abahanura bashaka kurya ari byo babesha atari n'ibintu babonye. Ari nabyo umuntu asigaye avuga ngo Imana iramubwiye cyangwa se iramweretse, ahubwo ari ukugira aze kubona ikintu ararira. Benshi ubu barimo gutukisha izina ry'abahanuzi cyangwa se izina ry'Imana. Benshi barimo ko bararitukisha. Niba ari umuhanuzi w'Imana nibyivangamwo uwundi muhanuzi adakorera Imana cyangwa se ashaka ibyinda, wowe uzasanga ubigendeyemo. Niyo mpamvu abahanuzi benshi kubera iki barimo bazi yuko izo mbaraga bashatse atari imbaraga z'ubuntu zo gupfa ubusa. Araguhanurira agahita akubwira ati zana ituro ushikanira Imana. Umva nkubwiye, none se uramubwira ngo azana ituro agushikanire ukagira ngo ni wowe ugiye kubimukorera? Nimba uhanuriye umuntu wakoreye Imana, nta n'impamvu yo kumushyiraho ngo atanga ituro rimeze uko. Nta n'impamvu, aritanga bimuvuyeho, atabitamuvuyeho Imana niyabimukorera azagaruka ashima Imana. Ariko ubu barashaka ko abahanuzi aribo dushima kuruta uko twoshima Imana, ukagira ngo ibyo batubwiye nibo bari bunabikore. Ariko abahanuzi b'Imana nabo ari giye bahanurira umuntu, bamaze kumuhanurira ikintu akareba uwo muntu gisa naho cyatinze, arangije akamubwira ati none cya kintu wampanuriye ko kitarasohora,
umva uri umuhanuzi w'Imana ihagarareho imbaraga zawe ibyo wavuze ntiwavangiwe hari kuna abantu zazavuga ngereka ngo nawe ngo yovangirwa n'umuntu hoya nge ndumuvugishwa sinovangirwa impamvu ntovangirwa mvuga ikintu Imana yakabaye ivuga yaba yari ihari noneho mvangiwe n'Imana yo bivangirwa ariko kubera izo ntege nke zawo cyangwa se gufata ibintu bagafatanganya bitari byo usanga bavangiwe ugasanga umuntu yakoze mariage n'umugore wiwe ugasanga barafashe umugore baramubwira ati uriya mugabo wawe si uwawe umugabo babyaranye incuro 3 basezeranye imbere y'Imana n'abantu uraza gute ukavuga ngo Imana ikubwiye katari uwiwe abo nabazimu ahubwo mukiranuke muhitemwe mukurikire Imana nyayo beshi barimo kubigenderamwe mu kutamenya bakagira ngo ni ibintu bisanzwe umugore nawe agataha yabyimbye yishavuje umugabo yamuvugisha ati n'ubundi nturu wanje ntegereje uwanjye kandi ari uw'Imana gute Imana itamutumye wamuvugishwa hakiri kare utarajyaho mva nkubwiye nimba waramugiye hatari uwawe nimba waramugiye hameze gute Imana niba itamukubwiyeho mbere utaramushaka kora amasengesho usaba Imana imuguhindurire kubera iki ariko reke kumva uvugishwa ngo mutandukane n'ingo abavugishwa barimo gusenya ingo nyinshi abo bavugishwa barimo gusenya imiryango myinshi bitewe n'ubwo buvugishwa bavuze ngo ni Imana ivuze kandi Imana ataho bahuri burya Imana hari ukuntu muba mwaratangiye mukorana ariko ugasanga yarakoze divorce n'abara abakozi b'Imana bageze igihe Imana bakora divorce ntibazi babaye abigenge ushobora kuvuga ati Imana mukorana divorce gute Abisirayeli igihe kimwe ahubwo bari bagiye kugwana Imana irababwira ati mutibesha muje kugwana nimugenda muraza gutsindwa kubera iki ntabwo ndi hagati muri mwebwe yari yagiye kure yabo hari naho muvugishwa aba yari uw'Imana yaratangiye ari uwayo ariko akazosozera avugishwa ibyinda ariho bakuvugishwa bakakubwira ati zana amafaranga turye Imana ibigenje kumva kuki murimo kuvugishwa mugahita mwongera mukabyica niba ari Imana ikubwiye kora umurimo w'Imana wirenganire Imana izakigitangaza mu yindi nzira ntizaburi bikubeshaho ariko utagiye kubesha aho kugira ngo ubeshe abantu beshe igisha umuntu muzageza ku Mana amahoro ariko reke kugenda uvangatiranya ibintu ngo ubeshe abantu ibi bimeze ukuna kuriya nababwiye ati hari ibintu byishinja gusimbuka bitewe n'umwanya ushobora kuba warabyumvishe ku yandi macano atandukanye ariko gasanga ibyo navuzemo hari ibyo ushobora kumva byiyongeye mutumvishe bitegwa n'ubumenyi cyangwa se igihe nashingiye intahe hari amajambo menshi ntari bwakamenye ariko Imana yagiye iyamishurira noneho abo ngabo nabashije kubavugaho abo bavugishwa ukuntu baba bameze bamwe muri bo navuze ngo muzabamenyera ku byubahiro bafashe babyaka Imana bibari bo babyiha abandi muri bo muzabagira iki muzakunda kubabona badatanga ubututi bwabo ngo hagire uwundi muntu yigisha abandi muri bo ibyabo ntago bazigera bakwigisha ngo wihane tuje mu ijuru bazakubwira Imana iguhaye visa Imana iguhaye imodoka umva nkubwire kuki umukobwa wamubwira ngo Imana imuhaye umugabo kandi Bibiliya itubwira ngo nta kigore kizabura ikigabo nta n'ikigabo kizabura ikigore kuki baduhanurira ibyanditswe bimubwira ngo Imana imuhaye umugabo ntiyigeze amubura yajana hano ku muhanda akareba cyangwa akinjira mu kabare runaka ntago yataha atamugabo abonye wimubwira ngo Imana imuhaye umugabo ahubwo amubwira ati Imana imukoreye mariage naho kumuha umugabo byo ni icyanditswe tugenderamo beshi ngo Imana ibahaye amaviza umva nkubwire Imana yatugabije ibihugu byose Imana kuguha viza ni byiza none se wihaye viza urinde bujya gusaba viza bakayikwima ni karande ziba ziri ku muntu Imana yagushizeho urugendo cyangwa se viza yagubiteguye nta n'impamvu naho utamvugaho biza bishoboka mu minsi ishize ari umuvugishwa yaje arambwira ngo Imana iravuze ngo narize ndabura akazi ndicaye nagerageje gusengera viza ndayibura ngarika Imana irayimpaye ndamubwira ati icecekere butuvugana naravuyeyo muri Amerika nta nubwo shaka kuzasubirayo vuba nzajya asubirayo njyanye ubutumwa bwiza nongera ngaruka nukuvuga ngo hari ukuntu abantu barimo gushyigikira abavugishwa akakuvugaho ibintu bitari byo ugahita uvuga ngo reka mubikira akabanga ndakabiki senya daimon imbere y'ishengero ryose akubesheye imbere y'abantu nawe umubeshera imbere y'abantu yandi magambo hari ijambo ribango ngo bazatuvuga bihishe hari ibyo bazabagerageza guhishahisha ariko iyo bagiye kubivugira ku mugaragaro bazafata mikoro cyangwa bure hejuru kunzu babone kubivuga rero mu yandi magambo ntago ngwanya bavugishwa n'Imana barahari Bibiliya
beratubwira yuko hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Ahubwo ikibazo uzamenya gute wapfukamiye Bayali n'utarayipfukamira. Muzabamenyera kuri ibyo bintu, azaguhanira kubwira ati mpereza amafaranga. Umva jambo ryo natubwira ngo twaherewe ubuntu, tugomba gutangira ubundi. Nubwo bahita bazana ivyanditswe bivuga bimwe bivuga ngo twabafashije mu byo mu mwuka nangwa muzana iby'umubiri. Hoya abizana ari uko abishaka. Wikwigisha abantu ngo baforcing babwira ati muzanira ibintu bigenda uko. Ntago ari byo byari bikwiye kugenda. Pole sana ku bantu mwibwe n'abavugishwa mu kutamenya, mwihangane cyane. Abakobwa bamwe bagiye ngo babavugishwa barangije bakabajyana mu bindi. Hariho n'abazaza bababwira ngo bagiye kuzobajana muri dushe baboze ngo barabirukanaho imivumo. Abandi bazababwira ngo barirukana abadayimone muhuje umunwa ku wundi, umubiri ku wundi. Ibyo byose muzagenda mu byumva. Ariko nugenda ugakora igitandukanye n'ikijambo ry'Imana, uzaba ugiye kure y'ijambo. Reka wihangane iki gihe turimwo. Nibyo Imana niyagurutse umuvugishwa zaza. Hariho nagiye kubwira ngo mvugishwaho aratangira aravuga. Ndavuga ati wowe urambeshe. Imana ntabwo ari telecommande dufyonda dushaka televiziyo tugafungura cyangwa tukongera tukazimya. Ntabwo ari uko bimeze. Imana ivuga ibishatse cyangwa ubundi muntu akavuga ngo kugira ngo ntangire guhanura muzana amafaranga, ngo Imana ihanura yabonye amafaranga. Abo ni abantu bashaka kwiba. Mubirinde muri iki gihe, mubaje kure, mugendere ku ijambo ry'Imana nk'uko rivuga. Aba ari ryo mugenderaho. Niwumva umutima ukujeho yuko wotanga ikintu uzagitange. Hari umuvugishwa yigeze kuvuga ngo Imana iramubwiye ngo ndamuha ibirato nambaye. Birato naguze amafaranga menshi, arambwira ngo Imana iramubwiye ndabimuhe. Ndamubwira ati yo Mana ibikubwiye irakenye, uzayibwire nawe iguhereze igushakira ibyawe. Iyange yabimpaye nta gihindukira ngo ibinyake. Iyiza kumbwira ngo ndabiguhe iba yanyuze muri jewe nyene, ikantera umutima wo kubiguha. Ndibuka igihe kimwe Abisirayeli bagira bave muri Egiputa bagende kwa Farawo. Imana yababwiye ati mwigende uko, ahubwo mugende mu banyegiputa ngira ndabatezemo imitima yo kugira ngo baze kubatiza. Imana iteza imitima mu banyegiputa kugira ngo batize ibintu Abisirayeli, ku buryo n'umwana yabaga ashaka igipupe yaza kugitira mugenzi we akakimutiza. Ibaze kugenda ukabwira umuntu ati ntiza saramanje cyangwa se ntizimatera n'igitanda bintiza. Barangije Imana ibateza nk'umutima wo gutira, baratira ibintu byose barabijana. Imana ihita itangazira bavuga ati rero ibyo bintu mwati ntimuzanabitirure muzabigumane. Barangije barabigumana kubera iki? Imana yari amaze guteza umutima mu banyegiputa wo gutiza bari. Rero wowe muntu wahanuriye reka kumubwira ngo atange ituro n'ibiki, ahubwo Imana niba ishaka kugufasha iramuteza umutima wuko wumva ishaka kumuta ko yoguha. Nk'uwo yateje abanyegiputa bagatiza ibintu Abisirayeli bakabibatiza. Ibaze ibyo bintu byose arabatira, aravuga ati ntimubitirure mu bigumane. Rero uzusenga kugira ngo Imana ibateze uwo mutima. Ariko kubwira umuntu ngo zanishikanwa ngo kandi uzane inoti nini, ubwo n'ubusuma mureke kwiba abantu. Ahubwo niyo mpamvu umukiranuzi azabeshwaho no kwizera. Niba hari ibyo Imana yakuvuzeho nibyo, genda mu rushengero runaka. Niho benshi usanga batagira urushengero begamiyeho. No munsi ari hano ntibamvugishijweho, ngiye hariya bamvugeho, ngiye hariya. Umva iyo kiriya gihe kimeze kujya ntaho ubugira uhagarara. Uyu uvangatiranye ibintu kuva ku wa mbere ukazagera ku wa gatandatu, uzagera ku wa Mungu ugende gusengera ku rushengero rwanyu. Nibatangira kwigisha ku cyaha uzumva ari ibintu bibishe bitakwerekeye, noneho nurangiza ubiveho. Kubera iki? Ntago wamaze kugira iki. Uzagenda ngo bakubwire ngo Imana iguhaye umugabo, ahandi bakubwire ngo Imana iguhaye akazi, ahandi bakubwire ngo Imana iguhaye visa, ahandi bakubwire Imana igusimbuki, Imana igukuyeho urupfu ntabwo ugipfuye. Imana ntizidukuraho urupfu twese tuzapfa, ahubwo ikongera iminsi yo kubaho. Rero nukuvuga ngo ukagenda byose ukabyipakiramo. Rero kwa Mungu batangira gukora ku cyaha, ituvuga ati nk'uwari nko kwigisha ibiki ko atari nko kumva ibintu bijyo. Niyo mpamvu biri bivuga ngo mu gihe cy'imperuka ngo ntago bazihanganira inyigisho nzima, ngo bazigwiriza abigishwa bahuye n'irari ry'ibyo bo bashaka, ngo kuko amatwi yabo azaba barya. Bazazana ababigisha ibyo amatwi yabo ashaka kumva. Mu yandi magambo niyo mpamvu hari igihe ujya kwigisha ahantu bakakubwira ati hano twebwe nta cyaha tuvuga, uze kwigisha kumigisha gusa niyo dushaka. Umva nkubwire, umugisha ku buzima bwacu uri mu kwezwa no gukora imirimo myiza, niyo migisha gusa. Ariko nta mugisha uzaza washaka uzawirukeho gute ukivayanga mu byaha, ukivayanga mu bintu bitandukanye ngo urimo gushaka umugisha w'Imana. Abarokore narabonye ahantu turimo kugwa kubera abadayimoni ibitero bahagurukije.
hagati kuri twebwe hahora hariho ibintu bigera kuri bitatu. Ibyo bintu bigera kuri bitatu bigomba kuba ku buzima bwacu. Ahangaha hagomba kuba ikibazo, hano hagomba kuba icyaha, hano hakagomba kuba ikibazo. Hirya y'ikibazo hagomba kuba Imana ihagaraye hirya y'ibibazo. Hano hagati hagomba kuba nk'umuntu. Uyu muntu rero arimo hagati, ahangaha arimo gushaka Imana kwizamugirira neza, aho kugira ngo afate iki cyaha agihungire mu kibazo, ahubwo arimo gufata iki kibazo akagihungira hano mu cyaha. Imana irina, urabona muzahura n'Imana gute kandi urimo gufata ikibazo ukagihungira mu cyaha? Iyo ufashe ikibazo ukagihungira mu cyaha, cya cyaha kizahita gikwega n'ikibazo kigusigemo imvune. Ariko iyo uri umukristo mwiza ushaka gukomera, ufata hano iki cyaha ukagihungira mu kibazo. Mu yandi magambo, Shadurake na Meshake na Abedunego bariya bakoze ikintu gikomeye. Ntabwo bafashe ikibazo ngo bagihungire mu cyaha, ahubwo bavuye hano mu cyaha baza mu kibazo, baravuga ngo nubwo Imana itadukiza ariko ntabwo twapfukamira igishushanyo. Mu yandi magambo, iyo ushaka kuzagera ku Mana neza, jya ufata ibyo bigeragezo byose, icyo cyaha cyawe wagakoze ugihungire mu kibazo. Wowe nugera hano mu kibazo ukahaba utuje muri iki kibazo, ukahabana n'Imana yawe, iki kibazo kizatangira kuvuga ngo reka ndamwicareho ndamugirire nabi. Iki kibazo kugira ngo ugitsinde ukirengeho ugera hano ku Mana, uzahita ugihereza ubuhamya ukibwira ati Imana yabanye nanje. Nkajya jambo twatangiye gusoma rivuga ngo nibutse iminsi ya kera, uzakibwira ngo Imana yabanye nanje mu minsi ya kera, naha niho izahandenza. Cya kibazo gihita cyumbisha vugishi, kigahita kiguca inyuma kikavuga ngo kigiye kukuzanira icyaha, kumbe kiguhaye inzira ukabugeze ku Mana yawe. Hindura ibyiyumviro byanyu kugira ngo Imana yanyu muri mwo gushaka by'ukuri, kugira ngo muyibone, muzoyishaka muyibone, ariko ne muyishakana umwete wanyu wose. Ntabwo uzaza gushakira Imana mu cyaha, Imana yibereye ino hirya y'ibibazo, ntabwo uzigera uyigeraho. Bibanza kubanza kutsinda icyaha, ukaza ukagera mu bibazo n'ibyo ukabihungiramwo, ariko ukaza hano. Bashadurake baremeye kujya mu muriro, bajya muri kiriya kibazo, ariko Imana ibasangayo. Iyo wemeye kugera mu kibazo, Imana ibiri hirya yacyo byanga byakunda, urabona ikiganza cy'Imana. Hindura ibitekerezo byawe, ureke kuza ufata ibyaha byawe ubihungira hehe. Guhungira ibibazo mu cyaha ni urupfu rubi, kubera bita bikwega icyaha kigakwega uruboyi rw'iki kibazo, ruragufatanya hamwe n'iki cyaha, ugasanga ubuzima bwawe burahindutse. Abarokore benshi murafite ibintu Imana yabavuzeho n'ibyo, ariko ntimurimo kubyitwaramo neza. Reka nkwibarize, gute wasenga imyaka 20 uvuga ngo Imana iki kintu ndimo gusengera ntabwo iraga isubiza? Ikibazo si Imana, ahubwo urimo guhungira bya bibazo mu byaha, urangije ngo utegereze Imana igusubize. Ikibazo ni gihungira mu cyaha buri gihe, ntabwo uzigera ugera ku by'Imana yakuvuzeho. Abarokore benshi barimo kugenda bavuga ngo iby'Imana yabavuzeho ngo isaha y'Imana ntiragera. Hoya, ahubwo niba ufata ibibazo ukabihungira mu cyaha, isaha y'Imana ahubwo yarageze, yaranarenze. Ahubwo hindura mind zawe. Benshi barimo babwira ngo uyu mwaka ni mwiza n'uwumugisha ku buzima bwawe. Hoya, nudahindura ibitekerezo umenye gufata icyaha ukagihungira mu kibazo, nta hantu ubuzima bwawe buzagera. Uzaguma ubuzima bwawe budahinduka, uzagerageza gukora ibintu bipfuye nabi byose. Kubera iki? Wananiwe no gufata yuko icyaha wagihungira mu kibazo, wicare yutegereza Imana yawe kugira ngo izagutabare. Rero twagumye muri ubwo buzima, reka ngerageza kugenda simbuka byinshi, ariko twagerageza gutera abakristo mu bice ibitandukanye. Hari igihe twashobora kuguteraga uri umugabo, tukakoherereza umukobwa ukaza kurota uryamanye n'umukobwa, kumbe murasambanye, ariko wabonye ari mu kiroto, ariko mwamaze gusambana. Muri uko gusambana, ujya mukobwa mwaryamanye agenda umuteye inda, umaze kumutera inda umwana azayibyarira ikuzimu. Noneho azajya gutera we n'umuryango wawe, avuga ati uriya mupapa yarambyaye ku mwana ariko nta kintu afasha, nanjye ngiye gutera umuryango wiwe kugira ngo nabo babura amahoro. Niyo handi uzasanga ugasanga umuntu, hari umugani w'ikirundi sigaye nkosora, hari umugani mu kirundi bashiye bavuga ngo nguja guhusha itunga ngahusha umugore. Naravuze ati murabesha cyane, ujya guhusha itunga ahusha Yesu Kristo. Hari igihe umuntu atora umugore ugasanga utoye Jackie canke Rambo,
none uzovuga ngo n'umuhusha uzawushije itunga. Hari uza ari kigeragezo ku buzima bwawe, ariko hari imigani bagenda baca n'abarokore bakayizana ikaba babwo muri bo, ariko atari ko byagakwiye kumera. Benshi rero ugasanga wa mugore akiyaza mu rugo rwanya babujije amahoro cyane, ati uyu mugabo yabyayeho umwana ntafasha, afasha umugore wiwe, mugahora mugwana kandi mwitwa murasenga, mugataha mukagwana kandi mwita murasenga, abana banyu bagahora babona mugwana kandi mwitwa murasenga. Nta kindi, ni wa mugabo yagiye kurota aryamanye n'umukobwa atazi, yabyamanye n'umudayimoni, ariko ni wahora muteza amubuza amahoro. Ariko nzi neza ntashidikanya, hamwe n'imbaraga z'Imana ugomba guhindura Imana, ugasenga iryo sengesho ikakwirukanaho uwo mudayimoni, ukabohoka mu izina rya Yesu Kristo. Ndangije ndagumaho, ariho nubwo yaguteraga mu buryo butandukanye. Hari ubwo nashoboraga kubohereza tukavuga turiya mu Kristo arasenga, ariko ntabwo azayiriza n'umunsi n'umwe. Arasenga ariko nta masengesho yo kwisonzesha akora. Bibiliya ubwo iratubwira ngo bene abo badayimoni bakugwaho no gusenga no kwiyiriza ubusa. Ugasanga rero abadayimoni babonye usenga gusa cyane, ariko ntuzi kwiyiriza ubusa. Nahitaga mbabwira turiya muntu rero mumufate, mumugira iki, mugende mumukorera amasengesho y'iminsi 3. Impamvu Bibiliya yitwa Bibiliya yera, abadayimoni bakoresha Bibiliya zandikishijwe n'ibintu bitukura. Niyo mpamvu mwumva ngo Bibiliya yitwa Bibiliya yera. Hariho rero izitaba zitera nazo. Rero ndagumaho nkababwira ati bakore ay'iminsi 3. Wowe uri umurokore urava mu kwa mbere urya ukagera mu 12 ngo ugwara igifu, nguretse kwiyiriza cyabasha kukurya. None ko hari gihe uzirirwa ubusa wabuze ibyo urya, Imana yarabikwatse, kandi ukazukora amasengesho ukayavamo ukabura n'ibyo urya. Byari bikwiye yuko ushaka imbaraga ugasenga ukiyiriza ubusa. Hari abazimu batavaho utiyirije ubusa, ugafata igihe ukaza wiyiriza ubusa, ukavuga ati nanjye ngiye gufatana n'Imana, ngiye kwiyiriza ubusa kugira ngo Imana inkureho iki kintu. None se nkwibarize, dayimoni niguteza ikintu yakoze ay'iminsi 3, wowe icyo kintu uzagikuraho gute udakora nayo umunsi umwe? Ariko inkuru nziza nkufitiye nuko iyo ukoze amasengesho naho wakora ayo kwiyiriza umunsi umwe mu kwezi, uba wavanyaho imbaraga zo kuzanesha abadayimoni. Tuntu twose zabasha kuguteza wabasha kudusimbuka mu izina rya Yesu Kristo.